itorero ry'urungano rihuza urubyiruko cyane cyane n'icyiciro cy'urubyiruko dusanga gifite ibikomere by'amateka kurusha abandi. Harimo ababa baje baturutse mu bihugu by'amahanga byo muri diaspora. Uyu mwaka twatumiye cyane cyane mu bihugu bya Afurika, harimo Cameroon, Kenya, Malawi, Zambia, Congo Brazzaville, Uganda, ariko hakaba n'abandi bakomoka baba bafite imiryango bakomokamo cyane cyane yahungiye muri FDLR, bariyo badashaka gutaha, bagifitiye ingengabitekerezo ya jenoside, banakomeza guhamisha urubyiruko muri iyo myumvire mibi no kubangisha igihugu. Noneho tukanahuza n'ababa hano mu Rwanda, mu gihugu hose, buri murenge nako buri karere kaba gahagarariwe byibura n'abantu 5, kugira ngo babafashe gusobanukirwa, kubona aho igihugu kigeze, ariko binabafashe nabo ubwabo kwirebera. Kuritangiza rero binasobanuye yuko tuba tugira ngo tubahe umurongo, bamwe banatinyuke kuko bagiye banabigaragaza mu byo batangaje, baba bagiye babwirwa ibibi, bababwira yuko nibagera mu gihugu nta mutekano bazabona. Kubahumuriza rero, kuganira nabo, kubereka inzira, bibafasha kugira ngo babone ko itorero rimaze ari ukugira ngo ribagarure nk'abanyarwanda, kwibona mu gihugu cyabo, kugikunda, kugira ishema ryo kugikorera aho baba bari hose, kuko si ngombwa yuko baba hano mu Rwanda, ariko ni ngombwa yuko aho bari hose bahaba nk'abanyarwanda bakunze igihugu kandi ubutumwa tubaha ni aho bagiye kwiyumva nk'abanyarwanda, igihugu cyabo bakagikunda, bakagikorera, bakakitangira, ariko bakanashishikariza bagenzi babo, ubwo ndavuga bakiri mu mahanga n'abahakuriye cyane cyane batazi ukuri, bakabashishikariza kubamenyekanisha ukuri k'ubuyobozi buriho mu Rwanda uko buteye, ibyiza, iterambere rihari, imibereho myiza, imiyoborere, no kwifuza ko buri munyarwanda wese yakwimva mu gihugu aho yaba hose akabihitamo.